nyine urabona iyo ukiri umukobwa mu by'ukuri utabeshe pe nari nzi ngo ninshakwa nakaza ngo none nikaho nzoba ngiye nko mu ijuru none uva nzabaho neza nzabaho umugabo nteteshe ayo tatangaye kugutombokera ndetse ururego rugo niko batubwiye n'imbere y'Imana kandi serious nukuri ko sinari nzi ko umugabo yontombokera sinari nzi ko twoshwana sinari nzi ko mu rugo nyine wenda mushaka nari nzi ko tuzabana nk'abamarayika nkabaho neza nyine ngize bambembereza yani ariko ganashitse ayiwe ndafata none amajoro aragwira ibise ni ibiki hari abantu bazavuga ngo umugabo atera stress umugabo atera stress ubwe mu mategeko yani nyine ntabwo ubwe wigenga ubwe kugengwa n'umugabo iragucya wenda hari igihe umugabo hari gushakwa umugabo akakubuza ibintu byinshi akakubuza swate nyine akakubuza ibintu wakundaga ugasanga ni mu stress kabisa icoco abagore cyangwa se abagabo cyangwa se abahungu bagiye gushaka nako ubundi ni gute muri fiançaye murahishana mbese umuhungu azamuyigira marayika uzi marayika amaze ngo amara gushakana nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 umuhungu akakwereka uwo ari we none se kubera ko abahishiye neza bagwana iyo ugeze mu rugo umugabo agatangira kugukubita muri fiançaye azagukubita nkaba yarabiguhishe n'abafroderi nyuma akaza kukwiyereka kwa noneho akabishyira ku mugaragaro akamaza ziri hano oya igitangaza no kuntu hariho abahungu benshi aza akoresha amafaranga muri fiançaye ngo simba nshaka kusa nabi uko muri fiançaye ngo simba nshaka kubona usa nabi ngo kohereza amafaranga uje muri salo credit amafaranga y'abahungu yari yarashize amakadita amaze wagara mu rugo mbeza gayinite mundama tenda kayibura ngira no mu muntu amaze kuba muri fiançaye amaze akabashisha kandi akazaguha amafaranga wakwiga umuntu ngo amumenye yego pe ntawa mwoshaka mwohura umunsi kwama mugenda nta sinokwiga kubera ko nje mba nzi kote febre yanjye nkayihisha nawe ukabuzi yawe ukayihisha ukambona nka marayika nuko twomarana imyaka 10 voilà muraho shuti bavandimwe bacano ya Ndagano TV turabakiriye mwese aho muherereye tugiye gukorana ikiganiro n'abamama muraho neza yego makuru yanyu meza ko mudakeye turakeye ubibonye ko tudakeye no kurudukeye muri tayari gukora ikiganiro tugiye rero gukorana ikiganiro namwe ngiye kubabaza ibibazo nizere ko muri tayari gusubiza tuko tayari ndagira ngo muri abamama murubatse mufite abagabo n'abana sibyo okay ntangire mbabaza akabazo buri muntu azajya asubiza uko abyumva sibyo mwazajya asubiza uko abyumva ko mwagenda asubiza ikibazo kimwe muzajya mugisubiza muri 3 nongere mbabaza ikindi twagiye famille cyangwa urugo kuri mwe niki bavuga mu muryango ni ukuvuga ngo umuryango wawe abana n'umugabo kuri wewe niki twese se cyangwa buri muntu atangira avuga duhere hano ku ruhande warubajije ngo famille niki umugore n'abana n'umugabo famille yawe mwavuze ndagira ngo muri abamama murubatse mufite ingo zanyu kuri wewe umuryango wawe niki kuri wowe umuryango wanjye ni byose kuri njyewe umuryango wanjye urimo abana banjye urimo umugabo wanjye urimo nanjye nyine ni ukuvuga ngo ni byose kuri njye dukomeze
Toto nabanze kubera iki turabihabwa ndi kubihabwa ndagira ngo tuganire ibintu bibazo ndababaza ibibazo by'ubwenge bijyanye n'ingo mwe muri tayari mutyaza ubwenge bwanyu. njye ndumva kuri icyo kibazo tubajije ndumva umuryango wanjye ni umugisha kuri njye. Kuba mfite abana mfite umugabo ndumva ari umugisha kuri njyewe. Twagiye nanjye ko nasubiza umuryango wanjye ni inkingi ikomeye kuri njye. ikindi kibazo baba bavuga ko urugo ari stress nibyo cyangwa si byo? Abona umuryango ibyo ari byose hari stress, ubuzima, mugabo, abana, ibibazo nyine bwana bwarwaye bitandukanye mu muryango. Mu muryango ni stress cyangwa si byo? Mubyumva gute? Njyewe nko byumva ndumva njye si byo. Kubera nyine ni ubuzima bwa buri munsi cyangwa se ni ubuzima tugomba gucamo. Nimba umwana yarwaye, nimba akabazo runaka kahabaye, mugomba kumenya ukuntu mubyitwaramo. Njye ndumva bitaba ari stress. Usanga ubwana bwarwaye, umugabo nawe wenda aragukubise, akagutesha umutwe. Kubera ko njyewe nzi ko ari ibintu bibaho abantu bacamo, njyewe mbona ari ukubyihanganira gusa bitaba stress. Njye niko mbyumva kuri njyewe. Yego. Tugende nawe. Njye ni stress mutupo kabisa. No, kandi wari wavuze ngo umuryango ni mwiza, wari wawushima. Umuryango nyine kugira famille, kugira abana, kuba ufite umugabo ni byiza. Ariko urugo ni stress. Urugo ga ni baba kandi ari abo ngabo. Ni babandi ariko nyine hari uduchallenge tuba turi mu rugo nyine dutuma mutagira stress. Bivuze ngo umuryango ni stress. Oya, umuryango si stress ariko kandi hariho ama stress. Zikono nabisobanura. Habamo ama stress. Kuva stress ni nziza? Aya, ni mbi. None umuryango kuri wewe ni mwiza cyangwa wari wawuvuze ga neza ko umuryango harya wari wavuze ngo umuryango ni inkingi navuze ko none se stress umuryango ni stress ni inkingi ikomeye. Oya, urumvaga ni ibintu bibiri. Nyine ni ibintu bibiri bitandukanye. Nukuvuga nyine umuryango ni mwiza ariko haba harimo ibindi bibi. Stress ga ni n'ubundi ni nk'ibibi. Habamo nukuvuga ngo habamo stress, habamo ibyiza n'ibibi. Habamo stress ariko nanone hakaba n'ibindi byiza. Ubyumva gute? Uko mbyumva nkuko yarabivuze nyine stress ntizabura. Abantu benshi usanga banavuga ngo urugo ni ishuri. Kuko harimo ibintu byinshi bitandukanye. Nimba harimo abana, abo bana bararwara, ugahura na stress nyine yo gushaka ukuntu ukavaringa urwo rugo kugira ngo abana babone imibereho myiza, ukigomwa nyine ugakoresha imbaraga zose ufite, ugashora imbaraga zawe nyine nk'umubyeyi kugira ngo babana ubaho ubuzima bwiza. None ukagenda uhura n'ama-challenge menshi, ni mpamvu bavuga ngo ni ishuri. Wowe vuze ko stress nawe zibamo. Zibamo. Ariko ntabwo ibintu byose ari amena, ntabwo ibintu byose bihora bimeze neza. Hari aho numva ngo urugo cyangwa se umuryango ngo ni ijuru rito. Ibyo nibyo nkuko nyine hari abantu bavuga ngo urugo ni stress. Bamwe bakaba byanatuma batanashaka cyangwa ngo urugo ni stress, ngo nta stress nkeneye. Ariko abandi bakavuga ngo urugo ni ijuru rito kuko harimo ibyiza n'ibibi biravanze. Mu ijambo rimwe ariko wenda nunganiye, wenda abo ngabo bavuga wenda ngo urugo ngo ni rwiza baba batararugeramo.
kuko nyine urabona iyo ukiri umukobwa njyewe mu by'ukuri utabeshe pe nari nzi ngo ninshakwa nakaza ngo none nikaho nzoba ngiye nko mu ijuru none numva nzabaho neza nzabaho umugabo nteteshe ayo tatangaye kugutombokera ndetse urugo niko batubwiye n'imbere y'Imana kandi serious ni ukuri ko sinari nzi ko umugabo yontombokera sinari nzi ko twoshwana sinari nzi ko mu rugo nyine wenda mushaka nari nzi ko tuzabana nk'abamarayika nkabaho neza nyine ngize bambembereza yani ariko ganashitse ayiwe ndafata none amajoro aragwira ibisa ni ibiki ibintu byari birimo uruko ni stress yani habangwa byiza akabangwa ni bibi reka nanjye mbunganireho gatoya njyewe mbona urugo kuko ndi kumva babikomeje cyane urugo ni stress n'ubundi ni stress ariko njyewe uko mbyumva njyewe urugo ni umugisha urukumva hari iyo utarashakwa nkuko twari tukiri abakobwa hari ibyo twari tutarageraho ariko twarashatswe tubigeraho niyo mpamvu mvuze ko urugo ari umugisha hari igihe waba ukiri umukobwa tubibone ariko wagera mu rugo ugasanga Imana iguhaye umugisha kubera ko washatswe cyangwa se nimba umuhungu akiri iyo ngiyo atarashaka ugasanga hari ibyo agezeho mbese ugasanga hari iterambere yagezeho kubera ko yashatse ariko atarashaka atarabigeraho nkubaze ndetse ntaburabona batarashakwa cyangwa bashatse bateye imbere bafite amafaranga bameze neza babaho bariho ariko wapi nta stress ubundi tupu stress gute kandi yibariyeho neza uzarebe ntawe umusumbuwa yifitiye amafaranga cyangwa nubwo uko ayo yaba afite yose ni umuntu umwe afite uko yijera ariragira akicura ntaki or umuryango ugasanga wenda agiye mu muryango ahuye n'ibibazo stress ubukene gabo cyangwa umugore abana byo byose urumva iyo atari stress iyo atarashaka nibwo aba afite stress kubera ko akantu nyine nkerezeho bukeya urumva iyo umuhungu atarashaka aba arasesagura cyane hari nk'aba afite amafaranga ariko ukamuhamagara ngo ntaburaye ngo nta mafaranga afite ngo ibiki akoma akamwohereza cyangwa ugasanga ubu nyine nuko ama wifi yaje tukikoresha amayinite ugasanga akoresheje nk'amayinite ya 300 ku munsi n'urugero cyangwa 500 ariko yakagombye kuba yarashatse bakagombye ntiyo yasesagura gutyo aravuga ati ndakoresha 100 200 abana bajye cyangwa mpa umugore urukumva usanga aragenda nimba agiye kureba umupira aragenda na saa 8 na saa 9 araza yinjira mu nzu yonajyama naha mutebe bukababura kege urumva nyine aca mu buzima aca muri challenge kubera ko ababayeho nabi ariko yafite urugo kandi akabaho nabi kandi afite ifaranga ariko yafite urugo abazi ngo aya masaha ndaje kureba umupira saa 4 ndabandi mu rugo abana barankeneye umugore arankeneye sibyo akabazi ngo mbese ntiyigenga mbese ntabwo ari responsable nta responsabilité abafite ntaya bafite mbese nshingana abafite ugasanga ibintu bye birashagaraye ariko afite inshingano ibintu byose ni kuri gahunda kuri line kandi wenda nkunganiye hari uko umugore ashobora nawe kumwunganira bagafashanya kuko bayaba ngo umugore wenda n'umufasha n'umufasha byo hari ukuntu nyira kugorora waba n'igihe waba ufite nk'imico mibi utange kugenda nka naba akakugorora ukaja mu nzira nziza mbese njye mboneye urugo n'umugisha pe mbese umuntu wese akombye kuba afite urugo pe nyine wenda bazashaka bazanashaka ariko urugo ni umugisha urumva iyo utarashakwa cyangwa se utarashakwa ubayeho nabi okay hari icyo ngeraho ntabwo nemezanya na butoto ndi kumva nkaho nyine ari kubi aha nkaho ari kuvuga nkaho hatabamo ibibazo hatabamo ama stress sinora nkwemerera sinomwemerera kabisa wabaho simvuze ko atahaba ariko se kuki uri kwesasira ukumva nkaho ngo nibiki nuko yavuze ko nubundi waba ufite urugo waba utarufite ni nkaho yavuze ngo byose ni kimwe ari na wa wundi utarashaka nawe aragowe suko nawe aragowe kandi atarashaka ariko ibibazo byo mu rugo yewe biraremereye ibibazo kabisa none
mukiri aho mwabwira abatarashakwa cyangwa abatarashaka bashake cyangwa bagumaho bashake kandi muvuga ngo ni stress ni stress ariko cyane mugasaba mukavuga ngo byose ni kimwe oya ni stress ariko byibuze ufite icyo uharuhira hari abantu bazakwitirirwa ejo ufite aho wagejeje ndavuga abana bawe wari wabona hari igihe ufite ama stress cyangwa ufite nk'ibibazo ariko wabona abantu kumva birashize pe umwana yakuvugisha yagusekera bya bibazo bikama bishiruka mpamvu umutima wawe urakeye kuko ubona ejo hazaza ko ari heza kuko hari undi muntu ushobora kugusimbura cyangwa ushobora kugufasha ejo hazaza naho nureka gushaka n'igihe b'abantu byara bazakura bakagukiza bakagufasha yani bakagira naho bakagufasha nureka wagira amaherezo mabi uretse gushaka kuko turi kuganira hejuru y'umuryango kubera ko muri abamama kandi tubiganire tugira abantu inama yaba ari abatarashaka yaba ari n'abashatse bari kunyura mu bibazo byinshi izo za stress mugende mubagira inama nyine donc mubwiye hari abantu bajya kumva ati ngiyewe gushakwa ni stress mujya muva babivuga abenshi stress ati kwanza sinzanashaka abandi akabitinya ugasanga uzi impamvu abitinya taguciye mu ijambo hari abantu bazavuga ngo umugabo atera stress umugabo atera stress ubuge mu mategeko yani nyine ntabwo ubuge wigenga ubuge kugengwa n'umugabo iragucye wenda hari igihe umugabo hari gushakwa umugabo akakubuza ibintu byinshi akakubuza swate nyine akakubuza ibintu wakundaga ugasanga ni mu stress kabisa icoco nawe urabimubuza nawe urabimubuza nawe ibyo ubundi bajya bavuga ngo mushakana buri muntu afite tabiya muri bakuru kandi umwe yararerewe iwabo undi wabo imico ntibari imwe noneho iyo muje rero umuntu ugomba kumubwira ati wowe iki ngiki gasinga ikenega iki ugomba kukireka nawe akakubwira ati iki ngiki naje kirambangamira mwe hari ibyo umwereka yakoraga n'undi akabereka ibyo yakoraga sibyo kugira ngo muhuze ariko ariko bishobora urabona hari igihe abagabo azabaza nk'umugore nk'ikintu akunda cya kindi akunda kabisa kukireka bikaba intambara bikagorana aho ngaho baba bamubangamiye noneho niyo mpamvu usangaga bamwe bavugaga ngo urugo ni stress ntabwo yashaka nawe agomba kukireka kubera ko aba yaje mu mategeko kuki aba yashatswe oya arakireka ariko nyine bimugoye ntibigomba kumugora abazi icyo yaje ashaka ahitamo ntabwo umugabo muze umuntu habaho n'amadivorce iyo byanze aravuga ati njyewe kweri uyu muntu arananije ntabwo twashobokana agaca undi nawe agaca nk'ayo madivorce joro yaravuze wenda nkanje wenda naho biva simbizi nyine ni nkaho none wenda umugabo akubwira ati iki ngiki singishaka ukanga ukagitsimbararaho ukagikora ukamunaniza ugomba kukireka kubera ikese uwo mugabo ntiyo kubuza ibintu nawe bikakunanira ese bundi hari uko numva ndagira ngo muri fiançailles impamvu fiançailles haba no kugira ngo mubanze mwigane mwamenye ibyo akunda n'ibyo ndakunda n'imiterere yanyu mwumve nimba muzashobokana ubwire fiancé wawe ati ngewe nkunda ibi umwakabaza undi ibyo akunda ariko nje ndumva muri fiançailles nzamba natakwigana kuba kuri haba kubeshanya kandi haba harimo no kwihishanya kweli nanjye niko bukuru ahubwo avuze igihe jambo nari ubimenya mwashakanye saba bihisha n'abakobwa cyangwa n'abahungu mwese kabisa ushaka kuyigaragaza kandi wari umugabo ntarabukwe umusore ntaruharabukwe abakobwa bonda ibyo ni ariko abagabo si cyane ntabwo reka icyo kintu tugitindeho urakoze kuko tubaza pera katubwira abantu badukurikiye abagore cyangwa se abagabo cyangwa se abahungu bagiye gushaka nako
ubundi ni gute muri fiyansaye murahishana mbese umuhungu azamuyigira marayika uzi marayika amaze ngo amara gushakana nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 umuhungu akakwereka uwo ari we none se kubera ko abahishiye mbese bagwana iyo ugeze mu rugo umugabo agatangira kugukubita muri fiyansaye yaza gukubita nk'aba yarabiguhishe n'abafrodere n'abafroderi nyuma akaza kukuyereka ko noneho akabishyira ku mugaragaro akamaza ziri hano igitangaza n'ukuntu hariho abahungu benshi aza akoresha amafaranga muri fiyansaye ngo simba nshaka ko usa nabi muri fiyansaye ngo simba nshaka kubona usa nabi ngo kohereza amafaranga uje muri salo krediti amafaranga y'abahungu yari yarashize amakrediti amaze wagera mu rugo peza gayinite ngo ndamatenda akayibura ngira n'uwo muntu amaze kuva muri fiyansaye amaze akabashisha kandi akazaguha amafaranga yaza guteretaga none yako atereta so batazabana singa ngo aza gutereta ngo akujane mu rugo agomba kuyagwa ariko akayakwima cyangwa ikindi akwirarira ko afite ku mufuka washaka bayakwereka afite kwikofa wanasanga bayayakabye akayakweza ngo uje muri salo yayakabye kugira ngo wakwemeze kukigara mu rugo akayabura oya ahubwo nje ikibazo nibaza kuki mugara mu rugo bigahinduka ugasanga nk'ibintu wenda yagupromosinze ntabyo tabe na kimwe akaba yagaza gusohokana mwagara mu rugo ntagusohokane habe n'aya mafaranga akaza guha ko yaguha bikaba intambara yakugejeje mu rugo bose wowe ngo amafaranga se ngo wowe muri salo buri munsi ese ko ikiri umukobwa kwereka habe niyo uvuga ngo uragenda 3 muri salo ku munsi wogenda ko birumvikana none se yoya kwima mutarabana nsubira inyuma ho gatoyi hari ikintu abantu batazi nuko bavuga ngo fiyansaye ngo nukwigana nta wakwiga umuntu ngo amumenye nta mwoshaka muhura umunsi kwama mugenda nta sinokwiga kubera ko nje mba nzi kote febre yanjye nkayihisha nawe ukabuzi yawe ukayihisha ukambona nka marayika nuko twomarana imyaka 10 tiwopfa kumenya ikibaza kandi ngira ngo mugire inama abatarashaka se birabyo guhisha ni byiza ugahisha kote faible zawe hanyuma ukaza kuzigaragaza mwabanye siyo haza kuva ibibazo none muragira inama aba batarashaka si byiza pe ariko atayihisha se yoja tibo muja agomba kuyigaragaza yaba mwemera uzazihanganira kabari bazaba bishoboka none uko waba uri nk'umukobwa uzunywa nk'inzoga kakwereka ko nza nk'inzoga wamara ukantwara hari abahungu bakunda abakobwa banywa inzoga none abakobwa abahungu bazinywa nk'umusinzi ubundi ubona umusinzi agomba gushaka umugabo nawe w'umusinzi uzi kubangura umugore uzunywa inzoga ugashakwa n'umugabo utazinywa w'umuyumbe pasite ariko hari igihe Imana ibi bikoze kugira ngo azakubera ikiraro ukizwe kubera we kuko nuhura n'umusinzi nawe uri umusinzi mu mwoma mwese murarubamo akunaniye ntacyo ubutarakuze uramusengera kandi n'Imana iragufasha kuko Imana ibizi impamvu yamuguhaye ese ubundi amahitamo yawe ni Imana ibigiramo uruhare cyangwa ni wowe ntabuze Imana izihitiramo ikakubwira ngo wahura n'umuntu ngo si uwawe nemezanya ko ari Imana namwe muremezanya ariko biterwa njyewe siko mbyumva ntumva kuri hari ibintu byinshi Imana yaduhayemo amahitamo Imana kuko yaduhaye ubwenge ariko niyigira ubwenge kuturusha izireba ikavuga ngo se uyu muntu nahura n'uyu bizagenda gusa ni nko guhuza peterole na essence ese nibyo bizo byaka cyane nko guhuza ahubwo amazi na peterole naho ni impuzu uyu azamuka undace bugufi urugo rukomeze urugo naho nabahuza mwembi muri amasasu uzoturikana akora abahura bakanakora n'ama divorce cyangwa ugasanga ni wa mugabo cyangwa umugore aritonda
agahura na mugenzi we akamunaniza finalement bagatandukana. ariko uzareba kandi kenshi ugasanga swat umwe bazavuga ngo ababurana ari babiri ngo umwe abayigiza ugasanga nyine ntibahuye. ariko uzareba kenshi nk'umugore n'umugabo hari umwe usanga aca bugufi cyane kurusha uwabo. hari igihe usanga swat umugabo yitonda umugore ari ingare, cyangwa ugasanga umugore ni ingare umugabo aritonda. ibyo bibaho ni nk'Imana yabikoze kuko Imana yabikoze njye mbona ari Imana yabikoze. nanjye ariko Imana ntiyahuza abantu batashobokana, ngira ngo izere bajya nyine niyo mwoshwana ariko mukavuga ati ahangaha muraza guhuza. njyewe siko mbyumva. njyewe uko mbyumva nubwo ari ndi kubabaza ariko wenda abantuza banyu abafana banyu nabo bazabibandikira. numva hari ibyo Imana iduha kubera ko Imana yahaye umuntu ubwenge iguha n'amahitamo. uba ugomba kumenya uwo muzabana ninde, uwo muzashobokana ninde, ukamwiga. yaba ari umukobwa ukiga umuhungu n'umuhungu akakwiga akavuga ati si umuntu tuzashobokana. njyewe mbona bari abantu bahura uswate ugasanga umugabo ni umugabo w'imfura aritonda ariko agashaka umugore udashobotse. wa mugabo ntaba yarashishoje neza. n'umugore nawe ni kwa kundi hakabamo guhubuka. hari n'abo bazababwira ngo bakakubwira umuntu amakosa ye nturuhu yumva ukaja kuregereta mwarabanye. ibyo bintu njyewe narabibonye. so gushaka birashoboka ko nabisengera Imana ikaguhitiramo, nabyo bibaho. cyangwa nk'abantu basenga cyane Imana yonyine ikamuhitiramo, nabyo bibaho. ariko cyane ni umuntu wihitiramo wenyine. kandi ndabizi namwe hano ntawe Imana yabwiye ngo n'uyu nguyu ndabazi kubera turabyibona ko Imana itotubwira. ndabazi nta muntu wasenze arerekwa muri mwe ngo Imana yamye imukwereka neza. hari n'igihe Imana itovuga ngo iramukwereka, ariko amarangamutima yawe burya nawe ni nk'ukwerekwa, ni nk'iyerekwa kuri wowe. n'umutima wawe ukakwemeza ukavuga ngo ni ukuvuga ngo iyo wahisemo neza ujiste ni bwa bwenge Imana iba yaraguhaye ukamenya guhitamo. byose ni Imana. byose ni Imana. byose ni Imana ibikora. okay. reka ibyo njyewe nsubiye inyuma gato twakabaza wari utubashije kugira inama abantu batarashaka cyangwa se batarashakwa. njyewe inama nabagira ni ukubwizanya ukuri hanyuma faiblesse yawe ufite ukayibwira iwanyu mbere y'igihe. njyewe hari umuntu nzi mu gihugu ndavuze turaziranye bari abafiyanse. hari nyine akantu yari afite katari keza akabwira umugabo, noneho barabana bakora ubukwe nyine urugo rugenda neza, hanyuma umugabo aza kubimenya nyuma kandi arabyibonera n'amaso. ari n'icyo utahishe. aratangara arumigwa, umugabo arumigwa aravuga ati ahamagara nabi wabo, aravuga ati se iki kintu koko namwe mwari mukizi? iki kintu kwanza ahamagara na mukuru aravuga ati se kino kintu koko nawe wari ukizi urampisha? ibintu biba birebire nahebutse baraserereye, sinzi nimba baraje nyine kumvikana ariko byari byaserereye pe. rero inama twabagira ni ukuri nimba ufite akantu katari keza ukabwira iwanyu cyangwa kandi uko katazihisha azakabona cyangwa se azabasha kukihanganira. ukakamubwira nimba azabasha kukihanganira mbere mutarabana akabyemera. nimba atazabasha muhita murekana hakiri kare nimba atazakihanganira. kutwa nuko mwaje mu rugo noneho akaza kukabona nyuma mwarabanye mugatandukana. uzamubwizanya ukuri ikintu cyose nimba ubona kitagenda ukibwira iwanyu. ubundi niko kwiza. ubundi ya fiyansaye ni ukwigana ntabwo ari uguhishanya mukabohokana mukabwizanya ukuri kugira ngo
ushobora no kuba wenda ari agakosa wari ufite akama kagukosora mukiri muri fiyansaye cyane ukakareka ukamuzuzi naho iyo deja mwabanye ukaza ukagaragaza nyuma bishobora kuzana ikibazo cyangwa akanyine hari igihe wenda niyo uba ufite wenda ingeso runaka arayigukundira akanayikubahira kubera ko yayimenye mbere urumvaga aba yemeye kubana nayo akazamenya uko azayijera akamenya ko azayijera ashaka no kugutwara gahoro igagenda ikosohoka buhoro buhoro twa nuko wenda mwabana nyine muri hayiwe mwagara mu rugo ubuzima bwo kwihishahisha ntabwo ari byiza pe bazababwizanya ukuri ibintu byose ku mugaragaro cyane kandi buriya mu rugo ikintu kiza gitungurana ni ukubona ka kantu utari umuzi ugahita ubona karadibutse akageso runaka ibyo uhambira guhunga akadibuka neza nk'imvura ibyo bintu ntabwo biba byoroshe hari ukuntu utungurwa bigatuma ugira ugacika intege ukabadeshyi ugatekereza cyane bigatuma unamutekera n'ibindi bintu ukamukuraho icyizere cyane abadukurikirana batarashaka rero muraba mwumva ni mwebwe mugiriwe inama ariko ni izihe nama mwobwira abashakanye bose inama y'abashakanye ni urukundo ntakiye urukundo rwo ndagira ngo rurasangamwe ruba ruhari hari igihe rushira ahubwo ikibazo ni ikirumara si uko bakundane ntabwo bakundane kabisa nta kindi twababwira bakundane kuko Yesu yadukoreye urukundo muri Kristo Yesu bakundane kabisa bareka yandi bakundane kabisa buri wese umugabo yite ku mugore n'umugore yite ku mugabo kandi umugabo amenye inshingano ze n'umugore amenye inshingano ze asigaye urugo rugende neza aho ni sawa kabisa nk'uko yari abivuze nyine buri wese amenya inshingano ze babe iresponsable niba bafite abana nanjye ngo babe responsable bari kuba iresponsable niba bafite abana babarere neza babaha uburere bwiza babaha ibyo bakeneye kugira ngo babatreninge nyine kuvamo abantu bazima b'ejo hazaza bazanabagirana n'akamaro tukiri aho ngaho ugeze no ku bana gatuje no ku bana ese uburere bw'abana biri mu nshingano zande hagati y'umugabo n'umugore bose ni umugore cyangwa ni umugabo njye mbona bose bibareba niko mwese mubyumva njye siko mbyumva njye cyane ni umugore kubera ari we uri kumwe n'abana buri munsi mbese niba ubana n'abana amasaha yose niba bamarana igihe ubwo rero inshingano nyinshi ku bana no kubaheza uburere bwiza ni umugore umugabo aza yunganira ni ukongera nyine nk'umugabo mu rugo nka se ariko cyane uburere n'ubw'umugore hari wenda reka tukiri kuri toto hari abazavuga ngo umwana iyo abaye gito ngo ni uwa nyina yaba mwiza ngo ni uwase ubwo wenda ni ukubera ko ari nyina batindana niwe uba waramwangirije niho bahera kabisa niwe baba batindana ntamurere neza niyo mpamvu bavuga ngo ito ni uwa nyina niwe batindana abana nyamara oya none se ni gute none se ubwo batindana na nyina niyo mpamvu bitira bazaca uwo mugani ngo uyu mwana nyine yabaye gito ngo ni uwa nyina biterwa n'umwana hari igihe nyine umwana ashobora kubikirara ariko bitavuye kuri nyina ariko njewe ko mbyumva numva ko umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore uburere ku bana babungana 50-50 njewe niko mbyumva 50-50 kabisa okay reka tuje ku bindi bibazo ukomeje gusubiza neza cyane turabashimiye ni kugira ngo urugo ruba rumeze neza ari urugo rwiza kabisa
buri muntu aratubwira ibintu nka bitatu by'ingenzi cyangwa hejuru ya bitatu ibyo wumva byatuma urugo, ni ukuvuga ngo iki kiganiro abazabyumva ko muragira inama abantu batandukanye babumva cyangwa nabo bashobora no kubunganira. Ariko se ni ibihe bintu by'ingenzi nka bitatu mu muryango byafasha umuryango kuba mwiza? icya mbere njyewe iyo tuvuze umuryango, umugore n'umugabo n'abana, icya mbere numva cyafasha urugo kuba umuryango mwiza ni ugusenga Mungu mbere, babanza Imana imbere. Icya kabiri ni urukundo, bakunde n'abo babyaye. Icya gatatu ni ukubahana, bubahane. Ibindi byose njye numva ari inyongera, wenda gushakira urugo imibereho. Njye numva ibyo ngibyo ari byo by'ibanze ku bwanjye. gusenga, urukundo, kubahana. se ko numva ngo birivuga ngo umugabo akunda umugore, umugore nawe yubaha umugabo, umugabo aba agomba kubaha umugore. Ni ukubahana mwese, kuko kandi uzansuzugura n'umusuzugura nawe azagusuzugura. Ndagira ngo umugore yubashe umugabo, umugabo nawe ntiyomusuzugura. Ni ukuvuga ngo muba mwubahanye nyine. None ni ukubaha wowe ukansuzugura? Oya, ariko wowe ni wewe ni jewe ugomba kubibanza. Ndabyumva. Siko mwe murabyumva gute? Nanjye nuko mbyumva. Umugore niwe ugomba kubanza. Okay, nawe ugiye kutubwira ibintu bitatu by'ingenzi urugo rwagenderaho kugira ngo rube rumeze neza, rukomere. Bana ingo z'iki gihe, amadivorce, ibiki, gushwana, bene ibyo ngibyo nyine mu rugo, kugira ngo urugo ruba rumeze neza. Uratubwira ibintu bitatu. Okay, ibintu bitatu njyewe numva bishobora gukomeza urugo n'amasengesho. Yego, umuntu azavuga ibyo. Ni kuko nyine yaravuze gusenga. Nawe uvuga ibindi byawe. Nabyo ndabivuga, ariko icyo cya mbere, amasengesho niyo ya mbere nta kindi. No gusenga Imana. Icya kabiri njyewe navuga gikubiye nyine mu byo nshobora kuvuga byose ni ukwizerana. Umuntu akizera mugenzi we kabisa. Ese wamwizera gute kandi ibituma umwizera ntabyo afite, cyangwa haba hari impamvu zituma utamwizera? Uko zaba bimeze kose ugomba kumwizera, mugomba kwizerana. Agakora ibintu bitari byiza kandi ukabimenya, wowe ukimwizeye. Urumva iyo bimeze gutyo kwizerana ntabwo kuba guhari. Gusa wenda njye numva rwose kwizerana byaba byiza mwizeranye nyine, buri wese akizera mugenzi we. Ikindi navuga kwihangana. Iryo ni ryiza kabisa, aho nanjye ndarishigikiye. Naho kwizerana, muza mwizerana nyine iyo hari impamvu zituma mwizerana. Kubera ko muziranye. Kuko muziranye, kuko uzi ko ibyo ukunda uzi ko nawe abishigikiye. Donc ibyo akora urabyizera, nawe ibyo akora urabyizera. Aho murizerana. Ariko iyo umwe agiye aca ipembeni gutyo, habaho icyo kintu cyo kutizerana. Ariko wowe ni kubyumva ntabwo nje nuko mbyumva kabisa. Twumve na butoto nawe tubwire ibintu bitatu by'ingenzi byatuma urugo rukomera, ruba rwiza. Si ibi byose se bamaze kuvuga? Oya, vuga ibya ntagukopera. Icya mbere, kuko twese tubihurijeho twese, icya mbere ni amasengesho. Nicyo cya mbere kabisa, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukopera. Nicyo cya mbere kabisa mu ngo.
icya mbere ni ugusenga. Gusenga muhaye mushira imbere ko mbazi ko muri abanebwe ayewe turakubujije kabisa. uko usanga muri mwe munaryama mudasenga. Vuga twese ni rusange ngaho. Reka mbafatira akabanga. Ibyo tubireke ni ibyacu. kuba tuzi ko icyambere kandi Ariko jo tubamenya aho umuntu azasenga tubamenya umuntu azahurira n'Imana. yiyenyebza ko Inguni. Ni mu nguni. no mu mutima umuntu azasenga no mu muhanda tuzi ko ese niringa yaririmbye ngo n'umurusaku rwinshi mu mamodoka mu binyabiziga uzusenga Imana ikumva. Twibwirire rata. Ni cyo twari tuhuriyeho twese no gusenga. Ingo nyinshi, ingo zose naje ingo nyinshi, ingo zose zigomba, icya mbere ni amasengesho. Icya kabiri umuntu ukora avuga nk'uko abyumva. Icya kabiri icyo numva buri muntu ni ukumenya inshingano ze. Aho ndi Paul nawe. Ko aho ngaho ntaho mwahurira, buri muntu amenya inshingano ye. Ndumva kabisa aho ngaho mutakubitana, ntaho mwagonganira. Icya gatatu ndumva ari nabivuga gute se abandi babivuze bavuze ngo ntagukopera. Ushaka ibyawe Icya gatatu cyangwa kikunaniye. Kunanira urugo ruzaba rukunaniye. hari igihe yaba bibakiye mu byo twavuze. suko uri muntu ibibazo byawe si byo zundi muratandukanye. Ni nako n'ibisubizo bigomba kuba bitandukanye. Ariko ibyingo twose tubihuriyeho. Hoya ibibazo ufite mu rugo si byo undi afite. Ikindi nyine nta kundi nyine no kwihanganirana nta kundi reka ko navuga nuko mugenzi wanjye yari yabivuze cyangwa nuko ari umugenzi wawe buto bukuru. Icyo yavuzaga kare nanjye mba tayari nyabo bagitekereza nuko bamutazi kubivuga ko bari batekereje no kwihanganirana kuko utihanganiye mugenzi wawe ntimwabana. Kandi buri muntu aba afite amakosa ye, aba afite amakosa menshi kabisa ugomba kumwihanganira. Dukomeje gushimira abantu bakomeje kudukorera subscribe, n'abatarayikora baze bayikore kugira ngo twese tube umuryango wagutse nyine. Mu komantere zanyu ziradushimisha kandi turazisoma, ziradushimisha. Mu likinge, mu sharinge, muza munawatchinga ibiganiro birangire, murebe ibiganiro birangire. Twihanganishije inshuti yacu Miss Katanga cyane iwe yagiye, ariko yihangana komere siryo herezo ry'ubuzima cyane. Byatubabaje pe, njye nabimenye uyu munsi mu gicamunsi, birambabaza ariko yihangane. Yihangane bose. Siryo herezo ry'ubuzima kandi agume izera Imana, wenda Imana izabikora izongere zigaruke. Imana nta kintu idashoboye. Nigeze agarukira zombi rimwe. Ariko rwose turamwihanganisha inshuti yacu agakunda kudusura kuri Ndagano TV show. Tumuhaye pole cyane. Dukomeje kumuha pole kuri Ndagano TV show. Yihangane. Turizera ko wenda zizagaruka, ariko ni inshuti yacu cyane kandi turamukunda. I love you so much. Murakoze cyane, turabashimiye ku kiganiro cyiza tugiranye. Dusaba abakunzi banyu gutanga komantere. Ubwo ikiganiro nakagaruka. Bye bye. Murakoze.